bikomeye ngo menye neza ko mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka Imana igira gute? Uri muremure ukora ibyo gukiranuka irakwemera, waba uri mugufi, waba waraturutse cyane kwa cyamagara irakwemera, waba waraturutse iburasirazuba n'iburengerazuba, waba udafite mama, waba udafite papa, waba inote zihari zaba zidahari, waba wirabura, waba uri imibiri yombi, waba wambaye ibihenze, waba wambaye icyo bita sekeni se murayizi, sekeni akenda ka desa twajyaga tukagura icyo bita muri muterera hejuru, waba wambaye utwo twenda basimbiza ukiranuka Imana igira gute? Irakwemera. Waba uzi gusoma, waba ubwira umuntu ati hano handitse ngo iki, wubaha Imana igira gute? Uyu munsi uyijugunye. Imana idufashe. Mose ngo akimara kumenya ko ari umuheburayo, yibutse imibabaro bagize, yibuka inzara, yibuka inkoni, byose arabikurikirana. Umubabaro uraza, n'ukuntu yabanyuzeho ntabarebe n'irihumye, n'ukuntu yabanyuzeho ntabafashe, n'ukuntu atababaye babakubita atabyitayeho. Aha bimenyeye aragenda ashaka gushyira mu bikorwa n'ishyaka ryinshi, ngo ajya kubasura noneho yabimenye. Haleluya, haleluya. Ngo agezeyo ngo asanga umunyegiputa aramukubisa, aravuga ati uyu munsi nabimenye noneho ko ntari mwene wanyu, kubera ishyaka ryinshi ryo kurwanira bene wabo n'ukuntu yakererewe kubikora. Hanyuma rero ngafata umunyegiputa aramwica, arangije ngatsimba ahantu mu butaka. Ese mwari muzi ko muri iri terana hari igihe haba hari abantu banyonza abantu bagahisha ahantu kandi ntibabivuge? Ntibavuge da, ntibavuge rwose, ntibavuge. Rega niyo atakwicisha ibuye ngo akwicisha inkota kandi nabyo yabikora. Hari no kwicisha ibindi bintu by'ibirungi utamenye ibyo ari byo, usibye n'ibyo ngibyo. Hari no kwicisha ijambo akicaroho akakuvuga ijambo rikuri mu mutima wawe ugashenguka. Hakabaho n'ibitambo by'ishimwe, ari byo birimo ibyo bitambo byoswa n'iby'umuganura n'iby'amahoro. Hanyuma twasomye mu kubara hatubwiye ngo nibatamba ibyo bitambo ngo bazatambe mu gitondo batambe na nimugoroba. Hanyuma twisomeye ku muntu woroheje, niho twasomye ifu. Ntabwo twasomye iby'intama, intama nazo barazivuga hejuru, ariko njye umurongo nasomye ku wakoresheje ifu, ngo batange 1/10 cy'ifu y'ingezi. Haleluya. Ngo nibarangiza ngo bakivange ngo na 1/10 cy'ifu cya elayo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nukuvuga ngo iki gice 10 cy'ifu y'ingezi ngo yagombaga kubiseye rwose kandi inoze. Iyo babanzaga kugira ibyo bitambo babirangije by'amatungo, bafataga cya gitambo cy'ifu y'ingezi inoze ngo bakayinyanyagiza hejuru. Nukuvuga ngo babaga batambye igitambo cya wa muntu nawe waje woroheje. Imana idufashe. Uko Imana yumvira babandi bazanye bimwe bimeneka amaraso, n'uyu wazanye ifu nawe Imana ikamwumvira, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ngo icyo gitambo cy'ifu ntago wagombaga kuzana ifu iyari. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Mukashyaka Jacqueline, ndi umukristo muri paruwasi ya Gasave, itorero ni rya Kumukenke. Nkaba ndi umudiyakonikazi kuri iryo torero. Nkaba ndi umubyeyi mfite umugabo n'abana. Yesu aduhana umugisha. Reka twihute dusome amagambo y'Imana aboneka muri Yobu. Muri Yobu ibice 14 umurongo wa 7. Yobu ibice 14 umurongo wa 7. Haravuze ngo Yobu ibice 14 umurongo wa 7 haravuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Reka twongere dusome mu kubara ibice 28 umurongo n'uwa 5. Mu kubara ibice 28 umurongo n'uwa 5. Kubara ibice 28 umurongo
wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ujye uturana nabo igice cya 10 cya efa ifu y'ingezi yavuganywe n'igice cya 4 cya hini y'amavuta ya elayo yasekuweho ituro ry'ifu. Byo ni ibitambo byoswa tambwa ubudasiba byategekewe ku musozi wa Sinayi ngo bibe umubabwe n'ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakungurwa n'umuriro. Amen. Reka twongere dusome mu Kuva ibice ni 3 umurongo wa 11 n'uwa 12. Mu Kuva ibice 3 umurongo wa 11 n'uwa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkura Abisiraheli muri Egiputa? Iramusubiza iti ni ukuri nzabana nawe. Bizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ariko nahaye intego ivuga ngo haracyariho ibyiringiro ko Imana yakugarukaho. Haleluya. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yakugarukaho kandi burya igaruka kuko yari yaragiye. Amen. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yakongera ikakugaruka. Kandi ubwo ayo magambo afashe nyine cyane umuntu wabonaga Imana itamwegereye. Hanyuma arabwiwe ngo Imana yongeye kugaruka kuri we kandi akayibonesha amaso ye, ntago ari ayundi ahubwo wakavuga ngo nanjye nagize gute nayibonye. Amen. Aya ni amagambo Yobu yavuze, ni umugabo mwiza cyane Imana yatangiye ubuhamya. Hano mu isi tujya tugira abantu batuvuga neza, umuntu akakuvuga neza afite ibintu ashingiyeho runaka, rimwe na rimwe ariko ugasanga yaribeshye uko kubona si kuri. Hanyuma ariko Imana yacu ni Imana ireba mu nda no mu mutima, niko Yeremiya yahanuye ngo Imana igerageza abakiranutsi kareba mu nda no mu mutima. Ariko buriya mu nda ibihiga mwikira ese buriya mu mutima ibishaka mwiki? Ni Imana igerageza abakiranutsi ishaka kugira ngo imenye akantu kaba mu mutima. Uzi ukuntu mu mutima ari kure ariko Imana iratuzi ubiranzi cyane. Uko yamvuga ntago yabinyibeshyeho. Imana rero yavuze kuri yo bimutangira ubuhamya ngo ni umugabo wari utuye mu gihugu cya Usi. Bibiliya ikavuga ngo yari umukiranutsi. Ariko uzi kugira ngo Imana ikwite umukiranutsi hanyuma yongeraho akandi kantu keza cyane karyoshye ngo akirinda ibibi. Mwari muzi ko hari igihe umuntu aba ari umukiranutsi ariko akagenda atirinda kandi yari umukiranutsi ariko ntiyirinde. Iyo utirinda kwa gukiranuka kugenda kwandura ugahumana. Icyama Imana tukirinda, wewe umukiranutsi ukirinda. Bibiliya itubwira ko Yobu Imana yamutangiye ubuhamya, ariko naratangaye. Uzi ko itamutangiye ubuhamya imbere y'abantu, nta nubwo yamutangiye ubuhamya imbere y'abamarayika, yamutangiye ubuhamya imbere ya Satani. Ni nkaho yari ari kubwira Satani ngo reba abantu wishe, reba abantu wangije, reba abantu wahumanyije, reba abantu wantandukanyije nawe, atariko nubwo hari abo wanyambuye hari abo nasigaranye. Haleluya. Torero nimuhumure, nubwo hari abo Satani yajyanye ariko haracyari ibihumbi 7 bitari byubararira Bayali, biracyubaha Uwiteka. Imana ishimwe. Icyamuka buri muri abo nanjye nkabandi muri abo, Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bakunda kuvuga inkuru z'incamugongo ngo abantu baraguye bagahera hejuru ibukurunge nta mushumba kibaho, bakamanuka hasi ngo nta ntami kiriho, bakatambika mu baririmbyi ngo nta muririmbyi kiriho, bagatambika ngo mu badiyakoni nta muntu kirimo. Ariko nagira ngo ngutangarize ubwo wazengurukije amaso ukabura abantu bubaha Imana, Imana irabafite rwose. Muri ibyo byiciro byose harimo abantu bubaha Imana. Icyama muri ibyo byiciro nawe ukaburimo, nanjye nkaba ndimo. Bibiliya rero iravuga ngo nubwo Imana yamushimye ikanamutangira ubuhamya imbere ya Satani, Satani yaravuze ngo reka kubahe ni mu gihe ngo waramwubatse rwose aba yubakitse.
kandi koko Yobu yari yubakitse ngo yari umugabo w'umukire. Akuze kuba umukire ukaba unuzuye umwuka wera. Hari igihe uba wuzuye umwuka wera ariko ubukene bukagutera ibindi bintu, bikagutera amashitani, bikagutera umunabi. Ariko uzi kugira ngo ubukiranuka ube wuzuye n'ifaranga ku mufuka biraryoshye. Ku bantu bakunda ubugari ni nko biragenda neza, bibanuka neza. Ngo yari umukire kandi akubaha Imana. Abakire bari hano bisuzume cyane ko bubaha Imana. Ikibazo abanyarwanda ntibajya bemera ko bakize, ntibajya bemera ko bakize. Ariko nge ndakize. Haleluya! Mfite Imana n'umwana n'umwuka wera. Haleluya! Mfite ubwiza bw'ishobora byose. Ndi bosi kwa data. Haleluya! Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo yari afite n'umugore. Uzi gukizwa ukaba ufite n'umufasha. Biryoha kubi. Hanyuma rero nyine abapfakaye bihangane. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Iyo yemewe Imana igira gute? Iramwemera. Ariko biraryoha iyo ahari. Hanyuma ngo yari n'umugabo wabyaye. Uza akantu yarushijeho ngo yabyaye ibitsina byombi. Urumva ukuntu biryoshye? Ngo yabyaye abahungu abo barindwi. Wowe urashaka umwe gusa? Hari ikintu nkubwiye? Hari ikintu nkubwiye? Nta kintu nkubwiye ariko ucyumve, nubwo nta kivuze ariko ucyumve. Ngo yari umugabo wabyaye abahungu barindwi. Ngo ariko afite n'abakobwa bangahe? Batatu. Abana 10 mu rugo. Ye baba we, yari afite n'ibyo kubatunga. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo yari afite n'ubutunzi, yari afite ngo inka zihinga ibimasa, yari afite ibitunga indogobe, yari afite ngo yari afite ingamiya, yari afite abaja n'abagaragu, kandi afite n'Imana. Mbabajwe n'abanyamujyi batunze ariko badatunze Imana. Kabutunze ibyo bintu byose ariko udafite Imana idaheruka iwawe. Mana we, Imana tubabarire. Bibiliya rero iravuga ngo Satani yaravuze ngo nuko wamugwijeho ibyo bintu byose ngo niyo mpamvu akuba. Imana iravuga atari kuzi ko buryo utazi Yobu henga nze mukwereka. Yemwe abantu Imana yagiye kwereka Satani ko bakomeye. Mwihangane muri iri teraniro. Yaravuze ngo genda urebe Yobu umugerageze uko wowe ubyumva, utegura umushinga wo kugerageza Yobu. Atariko icyo nkwimye n'ubugingo bwe. Haleluya, haleluya. Ngo aragenda Satani nawe akora iyo bwabaga. Ngo icyambere ngo Yobu ngo yagiye kumva yumva itangazo rimubwira ngo abahungu be n'abakobwa we ngo bari bicariye mu nzu banywa baganira, ngo umuyaga sinze ahantu wavuye, ngo hanyuma ngo yanzigira gute irabagwira. Ngo bose barapfuye, ngo nta n'umwe usigaye. Ariko ku muntu wigize ubona urupfu rwinjiriwe niwe wabyumva ukuntu bibabaza. Ngo agiye kuyumva n'itangazo, ngo yumva itangazo rivuga ngo abakarudaya ngo bamanutse binjira mu ngamiya ze, ngo barazica, ngo n'abagaragu. Uzi ko atari yaruhuka uwo musonga, yagiye kumva yumva iyindi nkuru ngo umuriro wavuye mu ijuru. Ngo wavuye he? Mu ijuru, ntabwo ari kwa Satani. Ngo utwika intama ze. Yemwe abafite ibyayoyotse ari Imana ibiyoyoye mwihangane. Na Yobu yabonye bimubaho ngo umuriro wavuye mu ijuru, ngo utwika intama ze. Hanyuma akiri aho ngaho ngo na bya bimasa byamuhingiraga. Ariko ubwo urumva Yobu yarameze ati yari akiri bosi. Urumva nimba ibimasa byahingaga byarapfuye, urumva inzara itarinjiwe. Ubwo nimbe indogobe zarapfuye n'ingamiya bagiye n'amaguru. Bagiye hitureba nyine uwo bosi wagendaga aho hantu, ureba ari kugenda mu nzira kandi anashonje. Ye baba we, ari kugenda nivugisha kubera urupfu ruri kuvugiriza iwe. Mana we, uziko ngo bitihanganye ngo n'uburwayi bukamuzaho, ngo akarwara umubiri wose bishute, bigahera mu bworo bw'ibirenge bikagera ku mutwe. Iyo batari yahumeka ngo atuze, ngo yumva umugore aramugendereye, wamufasha wari kumuhumuriza, aramubwira ati ariko wa mugabo we, igihe wabereye mu rusengero ibintu ntago byakakubayeho, ahubwo hari ukuntu wabigenje. Hari ukuntu wabigenje. Kubw'ibyo rero ntago kiri kumwe n'Imana. Ndi wowe rero
genda n'ubundi usezere ku Mana uyihakane n'ubundi nta mwanya ugifite imbere yayo. Ariko yo baramusubiza ngo ni umupfapfa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma muri ibyo byago byose ngo yagize n'inshuti. Ako waba uri umukire ukabura inshuti? Inshuti kunyuraho wambaye nabi ntigusuhuze, wahindukira umaze gushyiramo ikositimu ikaguhobera. Inshuti ngo yari afite inshuti nyinshi, ariko muri izo nshuti hari iz'ingenzi bavuze ngo harimo ba Biludadi, ngo ba Elifazi, ngo na ba Zofani. Ngo inshuti ze nazo ziramusanga ati reba igihe twasenganiye nkurikije ibintu biri kukubaho ntago Imana muri kumwe. Ese Yobu uyu ntiyari yatemwe? Yobu uyu ntiyari yangiritse? Yobu uyu ntiyari yahungabanye? Ariko Imana iramusura. Haleluya. Amenya ko ari ukugeragezwa. Ngo yashatse Imana wacu wayoboye yavuze neza ngo yarayibonye. Ariko Yobu we yatangaje itangazo ngo yagiye imbere aho yarazibonekera arayibura. Aravuga ati ari kubanza nibeshye, ubanza nayisize inyuma. Ngo arahindukira nabwo asubira inyuma aho yaturutse agira gute? Arayibura. Ngo agiye n'iburyo ahibagira gute? Arayibura. Ngo agiye n'ibumoso aho yari isanzwe ikorera. Ese wowe ntuza ahantu yari isanzwe ikorera? Hari igihe umenya ahantu yari isanzwe ikorera ukajya kuyihategereza, wagera ugasanga umunsi ntiyahakoreye. Ngo arayibura. Ariko ngo amaze kuyibura aravuga ati uko biri kose umucunguzi wanjye ariho, nubwo ntari kumubona, nubwo ntari kumukabakaba, nubwo ntari kumwumva, nubwo ntari kumva ijwi rye, nsenga sinumva ijwi rye, atari ku mucunguzi wanjye mbizi neza ko ariho. Kandi uru ruhu rwanjye nirumara kubora ndabizi neza ko hari ayandi maso yanjye azamubona. Haleluya. Arahamya muri ibyo bihe ati amaso yanjye azagira gute? Azabona Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo hariho ibyiringiro ko igiti cyatemwa, ngo kandi iki giti cyatemwe ngo kikanuma, ngo n'imizi yashoreye hasi kuma, ngo ariko iki giti kijya kigira amahirwe ya kabiri. Haleluya. Imvura ikabyuka yatutumbye bikarangira iguye, ngo yagwa ikinjira muri bwa butaka, ngo imizi kongera ikumva amazi. Icyama muri iri teraniro ukumva amazi, icyama muri iri teraniro ukumva amazi. Kandi aya mazi Yohana yarayahanuye, aya ni ijambo ry'Imana ribyara umwana w'umuntu akavuka ubwa kabiri. Iri ni ijambo ry'Imana, niyo mazi yavugwaga. Kandi aya si amazi gusa ngo ashorewe, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Iyo umuntu abyakiriye akumva ubusobanuro muri we, arongera arahembuka. Atasekaga agaseka, arongera arahembuka. Indirimbo zamushiranya akazibona, arongera arahembuka. Yari afite umugambi wo kubivamo, ndavuga gukorera Imana, akongera akabyibonamo. Nimuramburire Imana icyubahiro. Umuntu iyo yumvisha ayo mazi, iyo yumvisha Imana izamugarukaho, iyo yumvisha Imana izongera ikamutiza amaboko, iyo yumvisha Imana iri kumwe nawe, ngarongera agahembuka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Bibiliya yavuze ngo iki giti kirongera kikagira amababi ngo atoshye nka mbere. Kandi niko byasohoye Yobu, byarangiye yongeye abyaye. Byarangiye za nshuti ze zongeye zimugarutseho zimusaba imbabazi. Byarangiye na bwa butunzi bugize gute? Bumugarutseho. Nawe nagira ngo nkubwire ngo ibyo wabonye biyoyoka, ibyo wabonye bigira gute? Biyoyoka. Sinzi aho Serwakira yaturutse, ariko twumije ngo hari imiyaga izikagira ibintu yica, ngo hari n'imiriro ituruka mu ijuru ikagira ibintu itwika. Sinzi uko byagenze, ngo ariko uko byagiye byose byangirika. Ntago nzi uwo mwashakanye ukuntu wibonye yahindutse, kandi mufiyansanya yarakubwiraga ngo je t'aime beaucoup. Sinzi ukuntu wabonye bihindutse, sinzi ukuntu wabonye arakaye, sinzi ukuntu wabonye avuga, sinzi ukuntu wabonye yitwaye. Ariko nubwo byahindutse, hariho ibyiringiro ko Imana izongera ikagira ibintu ihindura, ukongera ukabona Imana yo mu ijuru. Imana nihabwa icyubahiro. Twasomye amagambo arimo kubara avuga ibigendanye n'ibitambo. Nasomye kuri aya magambo nshaka kuvuga ubundi Imana igerageza abakiranutsi bashaka iki. Muri Yeremiya 20 haravuga ngo igerageza abakiranutsi ngo ishaka kureba mu nda no mu mutima. Ubundi bishaka kureba mwiki? Ubundi bishaka kureba ko wakwitondera amategeko yayo.
ibishaka kureba ko wayitondera. Muribuka ko Abisiraheli bagenda hari aho yababwiye ngo nibasubire inyuma, kandi babwira ngo nibasubire inyuma basangaga umwanzi Farawo. Burya rero Imana igikubwira gukora n'ibintu bigaragara nk'ibidashoboka, yo ishaka kureba ko ufite ikinyabupfura cyo kumvira gusa. Waba watangiye gukora ibintu bimeze neza ikakubwira ngo bihagarike, atari uko ibyo bintu byari bibi, ahubwo ishaka kugira ngo irebe ko wumvira gusa, ikongera ikagutumaho ngo bireke. Utise ibi bintu ko nta kintu byari bitwaye, ko igihe cyo gukora ubukwe cyari kigeze, ko inkwano nyifite, umugeni nkaba mufite, mpagarika ubukwe gute? Ukavuga utise gukora ndeka gucuruza ngire nte, ko mfite igishoro mfite naho nkorera mbigenze gute? Ndeka kugikurira indege se, ko mfite ibyangombwa n'urugendo ikinjyanye ko gihari, ndeka kugenda. Oya, icyo shaka yumvire. Kandi kunda abana bumvira, kandi nawe uri umubyeyi ukagira abana batumva, nawe byakubera ikindi kibazo. Kandi burya umubyeyi aba afite icyo areba hirya, aba afite ikintu Imana itakubwiye ariko ishaka kuzakumenyesha mu minsi iri imbere. Imana nihabwa icyubahiro. Umuririmbyi yavuze ngo jya wumvira umwuka kandi ugwize urukundo, ngo nta n'isoni uzagira rwose. Haleluya. Abantu batumvira Imana muri iri teraniro Imana ibababarire, abantu bayisuzuguye rwose, abantu bayisuzuguye. Hari umuntu Imana yagize kubwira inshuro nka zingahe nkenye mbyumva dusengana Imana imubwira kujya muri korari, arangije aravuga ati rega nanjye korari ndayikunda, atari kurabona ndacyakodesha ndakimuka, Mana numpa aho ntura rwose nzajya muri korari. Ariko abantu bose bajya muri korari ntago baba batuye rwose. Jya wumvira Imana numara kumenya ko ariyo, kuko hari igihe abantu bavuga atari yo yavuze, nugenzura ukumva ariyo, ujye ushyira mu bikorwa ibyo yagize gute, ibyo yavuganye nawe. Abantu batumva Imana bababarire. Hanyuma Imana rero aya magambo nasomye yo mu kubara ngo ni igihe cy'ibitambo. Mu isezerano rya kera bakoreshaga ibitambo, twebwe mu isezerano rishya nta bitambo bihari, kuko igitambo cyabonetse ari Kristo, igitambo kizima kidasimburwa. Imana ishimwe. Hanyuma rero abatambyi bajyanaga ibyo bitambo nabo ntibagihari, ahubwo barahari mu buryo bwawe. Ni wowe mutambyi ubwawe witambirira igitambo, kandi hari uburyo bitambwa, ngo ni ugutamba igitambo mu buryo icyo gitambo cyemerwa. Bishatse kuvuga ngo ubu waje kwitambirira igitambo cy'umubiri wawe hano kugira ngo urebe ko Imana yakumva rwose. Unkundire muri aya masengesho ugitambe ku buryo kiri bwemerwa. Ngiye igitambo cyemerwaga ngo umwotsi wazamukaga gutya ngo ugatumbagira ukarenga hejuru neza bawureba. Haleluya. Ngo ariko igitambo cyabaga cyagawe, ngo wagenda guri zigizaga, wagenda gutambika uko bikagaragara ko iki gitambo uyu muntu yaje gutamba Imana itacyemeye. Hano rero kuko tutari bubone imyotsi, ariko Mwuka Wera arahari, kandi icyo nakundiye Umwuka Wera ntarya ruswa. Iyo ibintu wabyishura bimenya, niyo wakwihagararaho ukanihagararaho bitewe n'ibiro ufite, ukanihagararaho bitewe ahari n'ubutwaro ufite, ariko Mwuka Wera arakubwira ati wakwihagararaho wagira igitambo watambye ntago cyemewe. Icyama rero uyu munsi igitambo dutambye, icyama icyo natambye nza kuvugira Imana kikemerwa, icyama wayoboye igitambo yatambye kikemerwa, icyama nawe waje gusenga igitambo ariko bwira mugenzi wawe nubwo mutabikunda igitambo cyawe kize kwemerwa. Nyemerera umurebe umbwira uti maze rwose uze gushakisha uburyo igitambo cyawe kiza kugira gute, kiza kwemerwa. Winginge mu mutima wawe, ugerageze uvuga uti Mana ni ibiki byatuma utanyumva uyu munsi ukabimva busa n'amasaha nicaye hano. Nimba hari icyo nakosheje Mana unyumvire umbabarire, nimba ari ukuntu ntakumvira, nimba ari ukuntu natannye unyemerere unyumvire iki gitambo cy'uyu munsi gishimwe n'Imana. Amen. Hanyuma ngo iki gitambo rero narabikunze cyane. Imana ni nziza. Ngo muri icyo gihe cyo gutamba ibitambo Imana yari yarashyize abantu mu byiciro nk'uko ubutunzi bwabo buri. Ngo uwari ufite ubushobozi yashoboraga kuba yajyana rwose inka, uwari ufite ubushobozi rwose ngo yabaga yajyana ihene akajyana intama. Ubwo ni ikindi cyiciro gikurikiyeho. Ngo ariko habaga hari n'ikindi cyiciro kiri hasi yabo ngo agakoresha inuma. Imana idufashe. Ariko nakundiye Imana yacu
ngo nta nubwo ari n'inuma gusa ngo hari n'uwo hasi cyane nimba ari mu cyiciro cya kangahe ngo nawe yari yemerewe gukoresha mu cyimbo cy'ibyo bitambo ngo agakoresha ifu. Waba umukene wagira wabura ifu koko? Yewe n'uyu utayigura hari ntiwabura n'uyiguha. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aha rero twasomye ngo batamba ibyo bitambo by'umbyo buri munsi ngo bagombaga kugitamba ngo ni igitambo cyoswa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kandi iyo bavuga ku bitambo babishyira mu magurupe abiri mu bice bibiri. Hari ibitambo by'ishimwe hakabaho n'ibitambo by'ibyaha. Mu bitambo by'ishimwe habamo ibitambo byoswa, hakabamo n'ibitambo by'umuganura, hakabamo n'ibitambo by'amahoro. Imana idufashe. Aha rero dusomye biri mu cyiciro cy'ibi bitambo byoswa. Hakabaho ngo n'ibitambo byo gutambirira ibyaha ngo ariko ibyaha umuntu atagambiriye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma ngo hakabaho rero n'impongano. Ibyo byaha rero ibyo bitambo by'ibyaha nyine niko byitwaga n'ubundi bitambo by'ibyaha. Hakabaho n'ibitambo by'ishimwe ari byo birimo ibyo bitambo byoswa n'iby'umuganura n'iby'amahoro. Hanyuma hatwasomye mu kubara hatubwiye ngo nibatamba ibyo bitambo ngo bazatambe mu gitondo batambe na nimugoroba. Hanyuma twisomeye ku muntu woroheje niho twasomye ifu. Ntabwo twasomye iby'intama. Intama nazo barazivuga hejuru ariko njye umurongo nasomye ku wakoresheje ifu ngo batange kimwe cy'icumu cy'ifu y'ingezi. Haleluya. Ngo nibarangiza ngo bakivange ngo na kimwe cy'icumi cy'ifu cya elayo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ni ukuvuga ngo iki gice cy'icumi cy'ifu y'ingezi ngo yagombaga kuba iseye rwose kandi inoze. Iyo babanzaga kugira ibyo bitambo babirangije by'amatungo bafataga cya gitambo cy'ifu y'ingezi inoze ngo bakayinyanyagiza hejuru. Ni ukuvuga ngo babaga batambye igitambo cya wa muntu nawe waje woroheje. Imana idufashe. Uko Imana yumvira babandi bazanye bimwe bimeneka amaraso n'uyu wazanye ifu nawe Imana ikamwumvira. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ngo icyo gitambo cy'ifu ntago wagombaga kuzana ifu iyo ari yo yose. Ni ifu y'ingezi kandi iseye inoze cyane. Haleluya haleluya. Natwe wenda hari kubagiye bashesha yaba amafu y'ibikoma yaba y'ubugari nubwo mumaze wenda kuba bakuru hari abaja n'abagaragu babikora ariko mwigize wenda hari mubigura. Imana idufashe kandi tugirire neza. Agafu gaseye urakumva n'ifilimi ibiherugira gute urayumva. Ibi byari bishushanyije iki? Ni ukuvuga ngo Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere jambo yahozeho kandi nyuma jambo yigira umuntu abana natwe. Haleluya haleluya. Jambo rero uyu ni we Kristo kandi nyuma yigize umuntu avukira muri Mariya kugira ngo tumubone. Haleluya haleluya. Igihe rero ngo yagaburiraga abigishwa be ibyo kurya ngo bigize bamushaka ngo baramubura baramubwira ati twiriwe tugushaka turakubura. Ariko arababwira ngo ntago ari nge mwashakaga ahubwo mwashakaga byo kurya nabahaye. Ariko arababwira ngo uyu munsi ntago ifunguro ndi butanga ari iry'amafi n'imitsima isanzwe ahubwo arababwira ngo ni ngewe mutsima. Haleluya. Ngundiyeho ababonye ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Iki iki kimwe cy'icumi cy'ifu y'ingezi cyavugaga Kristo mu isezerano rya kera. Niwe mutsima. Imana ishimwe. Niwe gitambo kizima cyatambwaga icyo gihe bishushanya isezerano rya kera. Ariko ngo muri icyo gihe hakagaragara ko anoze rwose kumukoraho nta guhande. Haleluya haleluya. Birakwiye ko muri iri teraniro ryacu igitambo cyacu tugitanga mu buryo bunoze ku buryo udahanda mugenzi wawe mwicaranye. Birakwiye ko igitambo cyawe kinoga ku buryo udahanda madamu wasize mu rugo cyangwa se umutware wagize gute wasize mu rugo. Birakwiye ko igitambo cyawe kinoga sibyo yemwe. Hanyuma mami wayoboye ntahande mwarimu bafatikanyije umurimo w'Imana. Haleluya haleluya. Birakwiye ko igitambo cyanjye kinoga ngewe muvuga butumwa simpande mwene data waje kuvuga ubutumwa. Haleluya haleluya. Yewe muririmbyi birakwiye kuririmba mu buryo igitambo cyawe cyemerwa ntuberiho mugenzi wawe mwicaranye ngo ageze ubwo akwimuka.
mudiyakoni uri muri protocol, birakwiye ko winginga Imana ikaguha gukora uyu murimo w'Imana udahanda bene so ngo bitotombe ku bwawe, ngo bagire agahinda ku bwawe. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Hanyuma reka ndekeraho icyo nashaka kubabwira kubw'ibyo bitambo ni icyo ngicyo. Hanyuma rero twasomye mu Kuva ibice 3 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku wa 12, hatubwiye umugabo witwa Mose. Amen. Bibiliya iratubwira ngo uyu ni umuheburayo wuzuye, ngo ariko amenya ubwenge, ngo yisanze ari umunyamisiri nanone wuzuye, kandi akura azi neza ko ari umunyamisiri. Naho uko byagenze ngo Abisiraheli ubwo bagiye mu Egiputa, kubwo kudatamba igitambo neza kwa Aburahamu, ngo inkongoro zikakigwaho, Imana ikamubwira ko ubwoko bwe buzaba basuhukiye mu gihugu cya Egiputa. Kandi uko byagenze nyine byanyuze kwa Yosefu, aragenda bene se bamwanga, ajya kwa Potifari, birangira nyine abaye uw'imbere mu gihugu cya Misiri, kuko Imana yari yarabwiye Yosefu ko azaba mukuru mu muryango. Reka kangaka nkavuge nitonze, kuko Imana yari yarabwiye Yosefu ko azaba mukuru mu muryango, ariko ngo bakuru be barabipinga. We ubu tugira abantu bapinga, nimba baramurebye ko ari uw'umugore ahari watinze kubyara, sinzi indebo barebeye. Ubu dufite abantu bapinga kubi, akakurebera kuri taye akagupinga, yamenya diplome yawe akagupinga, yaba yarinjiye iwawe yareba intebe wicayeho akagupinga, yareba isura yawe akabona ntibivamo. Ego mana, ego yabona ukijijwe vuba, ati se nk'uyu nyamuza vuba w'imiriro y'ibishara we aje ati ibishangara se murabizi muri Abanyakigali, reka mvuga umuriro w'ibipapuro nibwo muri bubimenye. Imana idufashe. Ati uyu w'imiriro y'ibipapuro we aje ati hari ukuntu abantu bapinga, ariko Karebu yigiza yongorera Yesu, aramubwira ati ariko Yesu, nubwo ufite indebo ndeberamo ngo ndashaje, ariko hari Imana yavuganye nanjye ndi Kadeshi Baruneya, kandi ivugana nanjye ko izampa igihugu cya Heburoni. Ati kandi kirya gihe Imana ibimbwira mfite imyaka 40, ndagasore k'imbaraga, ngo na n'ubu mfite 85, urebe imvi zabaye uruyenzi, ngo zambaraga nari mfite mpabwa amasezerano mu butayu, n'ubu ngubu izo mbaraga ndacyazifite. Winsuzugurira inkandagiro, ngo ureba hari imitsi yarareze y'abasaza, ngo ureba hari imvi ngo urazireba. Hari Imana yatuvuze turi mu butayu, hari Imana yavuze ko tuzayikorera, hari Imana yavuze ko zagendana natwe. Hoya ntugasuzugure mwene so, hari Imana yavuganye nawe udahari. Haramini taya sikire bre. Ese wibutse ko mwavuganye cyangwa warabyibagiye ibyo mwavuganye? Warabyibagiwe. Hoya hari igihe abantu basuzugura abantu, ariko icyama Imana uyu munsi ukabifinoza ko gasuzuguro kakagushiramo, ukaba umuntu uciye bufi rwose woroshye, unyerera bakoraho akoroha rwose. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo iyo fu y'ingezi ngo izaba ivanze n'amavuta ya Elayo. Aya mavuta ya Elayo yari umwuka wera wavugwaga icyo gihe. Umuntu yabaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, agatunga umwuka wera muri we, kandi umwuka wera muri we ni Imana. Agenda yoroshye, uwatwaraga intugu gutya akagenda akazimanura, uwazamuraga izuru akarirambura neza. Haleluya, haleluya. Icyama mukabifu inoze neza ivanzemo n'amavuta ya Elayo. Ikintu kimbabaza, duterana kenshi ariko ntitunoge. Ariko ubu Imana izazana iyihe ngasire yo kudusya koko? Kandi nta yindi ngasire, dore ingasire ni izadusya, ni iyi yonyine, ni iyi yonyine, ni iyi yonyine ni yisya umuntu uwari ibandi akoroha akabireka. Iyi ni yisya umuntu uwari ngo ni indangamirwa, ntago bakibita kwa kundi, akava muri uwo mwuga wo gucuruza umubiri we. Umva iri jambo niryo risanga umuntu umeze nka Petero, ngo Petero yigize ajya gusura Koruneliyo ngo afite intambuko atambuka ya Kiyuda.
umuhungu wakebwe, umuhungu wasomye amategeko akayatondekanya. Imana yavuzeho ngo agenda kwa Koruneliyo yibaza ikintu kimujyanye mu banyamahanga. Kamemu mu banyamahanga batakebwe bimeze bite? Ariko ngo Imana yari yamusuye ngo Petero oroha ngo yari yarose abona arya ibintu bitaribwa. Ariko mu Kristo wawe uri hano wakoroshye ko na Petero yoroshye. Ngo agezeyo ngasanga Imana yavuganye na Koruneliyo iramwemera ngo kandi ari umunyedini, iramwemera mutangira ubuhamya ngo n'amasengesho yakoranaga n'umugore we n'abana be ngo yarayumvise. Ngo kandi ngo n'ibyiza yahaga abakene ngo Imana yarabibonye. Kubw'ibyo buri kintu avuga aravuga ngo uyu munsi nyuye isomo rikomeye ngo menye neza ko mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka Imana igira gute? Waba uri muremure ukora ibyo gukiranuka irakwemera. Waba uri mugufi, waba waraturutse kera twavuga ngo ku cyamakara irakwemera. Waba waraturutse iburasirazuba n'iburengerazuba, waba udafite mama, waba udafite papa, waba inote zihari zaba zidahari, waba wirabura, waba uri imibiri yombi, waba wambaye ibihenze, waba wambaye icyo bita sekeni se murayizi? Sekeni akenda ka desa twajyaga tukagura icyo bita muri muterera hejuru. Waba wambaye utwo twenda basimbiza ukiranuka Imana igira gute? Irakwemera. Waba uzi gusoma, waba ubwira umuntu ati hano handitse ngo iki, wubaha Imana igira gute? Irakwemera. Ariko vuga ngo Imana iranyemera. Ariko Mana uzi ukuntu ari ijambo ryiza. Ese nta muntu uheruka kukubwira neza? Ryibwira wakwihaye ke Imana iranyemera. Uzi ko Imana inyemera we. Imana ishimwe ko Imana inyemera. Erega hari abantu batatwemeye biratubabaza igihe kinini. Hari abantu batatwemeye wese nta muntu wanze kukwemera. Maze hari igihe ujya kubona ukabona n'umugabo wagushatse ntakwemera. Hari igihe ujya kubona ukabona n'umubyeyi wakubyaye ntakwemera. Ariko turashimira Imana ko itwemera. Muyikomera amashyi, turashimira Imana ko itwemera. Turashimira Imana ko itwemera. Nawe waje watawe, nawe waje we waretswe, Imana ivuze ngo iki? Irakwemera. Asante Yesu. Imana igize gute? Irakwemera. Imana ihamagara Mose ngo ari mu Egiputa. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ngo amaze kuba umwana ukuze. Akicyamu uyu munsi ugakura muri iri teraniro. Ngo akimara kuba umwana ukuze ngo nibwo yamenye ko ari Umuheburayo. Ubundi yagendaga nk'umunyamisiri, baramutoje ngo ni Farawo, baramutoje ngo ni igikomangoma, igisirikare akizi. Wenda sinzi icyo gihe ko bakoreshaga imbunda, ariko buriya yarazi gutera icumu agahamya nk'abagabo nk'icumi cyarimwe. Yarazi gukinga ingabo, yarabizi. Afite icyubahiro, afite abamutwara, afite abamuhanagura, abafite abapima ibiryo agomba kurya, afite abagomba kureba aho yicaye, abagomba kureba aho aryama. Mbega ngo yari umuntu ukomeye, azi ko ari Farawo. Ngo ariko amaze gukura amenya ko atari uwo kwa Misiri, ahubwo amenya ko ari Umuheburayo w'Abaheburayo. Mana we, cyangwa uyu munsi nawe ukamenya uwo uriwe. Uzi ko ari abantu duterana ariko akaba afite byombi, rimwe akiyita Umuheburayo ariko ikinyamisiri kikimurimo. Hari abantu tugendana ikinyamisiri kikimurimo, wibesha ukamwegera yagutera ikofi. Ikinyamisiri kimurimo, intwaro zose azikoresha. Iyo umuvuze aravuga ngo nzagutegera mu nzira, nzagufata mu ijosi uzongera umenyere. We uwo wavuze uramuzi. Munyamisiri akoresha intwaro zose. Munyamisiri wowe wamureba igitsure aragenda akavuga tumva ni dosiye nayigukorera. Munyamisiri afite intwaro akoresha. Ariko Abaheburayo, haleluya, haleluya, turabana bande, turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Papa ni utwara abatware. Abana bo mu rugo ntibarwanisha mwene ayo mabuye, barwanisha ivi. Amen. Hariho uzinduka avuga ati ndamwihanangiriza ntazongera kumenyera. Ariko ntago yari intwaro y'abana b'Imana, iyo ni intwaro y'Abanyegiputa. Uyu munsi uyijugunye. Imana idufashe. Mose ngo akimara kumenya ko ari Umuheburayo, yibutse imibabaro bagize, yibuka inzara, yibuka inkoni,
byose arabikurikirana, umubabaro uraza, n'ukuntu yabanyuzeho ntabarebe n'irihumye, n'ukuntu yabanyuzeho ntabafashe, n'ukuntu atababaye babakubita atabyitayeho, aho abimenyeye aragenda ashaka gushyira mu bikorwa n'ishyaka ryinshi, ngo ajya kubasura noneho yabimenye. Haleluya, haleluya. Ngo agezeyo ngasanga umunyegiputa aramukubisa, aravuga ati uyu munsi nabimenye noneho ko ntari mwene wanyu, kubera ishyaka ryinshi ryo kurwanira bene wabo n'ukuntu yakererewe kubikora. Hanyuma rero ngafata umunyegiputa aramwica, arangije ngatsimba ahantu mu butaka. Ese mwari muzi ko muri iri terana hari igihe haba hari abantu banyonza abantu bagahisha ahantu kandi ntibabivuge? Ntibavuge da, ntibavuge rwose, ntibavuge. Rega niyo atakwicisha ibuye ngo akwicisha inkota kandi nabyo yabikora. Hari n'ukwicisha ibindi bintu by'ibirungi utamenya ibyo ari byo, usibye n'ibyo ngibyo. Hari n'ukwicisha ijambo akicaroho akakuvuga ijambo rikuri mu mutima wawe, ugashenguka ukavuga ngo Imana sinzi kubera abantu bamvuze, ukajya ugenda uri igisenzegera utariho mbeze nk'intumbi. Niko mu byahishuwe Yohana yeretswe, avuga itorero rimwe ngo rigaragara nk'iririho ariko rigaragara kandi ryarapfuye. Hano haba hari abantu bagiye bicwa mu buryo bw'umwuka. Bibiliya iravuga ngo baratwica umunsi ukira ariko ntago dupfa. Imana irongera ikatugarukaho, ikongera ikatubeshaho. Iyo twumvisha amazi, Imana irakubwira ati humura, nubwo bakuvuze nabi humura, nubwo bakugambaniye humura, ukongera ugahembuka ukaba muzima. Ariko icyami izo ntwaro z'abanyegiputa zo kwica bene so muri Kristo Yesu warangiza ukazijugunya, uyu munsi igitambo cyawe kikemerwa, Imana nihabwa icyubahiro. Mose rero kimara kubimenya, ngo Farawo nawe yamenye ko yishe, aramwirukana ngo agenda ubutayu bwose. Hanyuma ngo ahingukira mu Bamediyani ngo bamugirire impuhwe. Ndi gusimbuka ibintu byinshi bitewe n'icyo nshaka kuvuga. Hanyuma ngo umumediyani, umutware w'Abamediyani, umutambyi wabo, ngo ahamagaza abakobwa ati kuki mutabwiwe umunyamisiri ngo aze. Araza, akimara kuza ngo birangira ashatse umukobwa we, barabana. Imana idufashe. Icyo nakundiye Imana rero, kubera bwa bukagange bwo kwa Mose ari umutware, ari igikomangoma, Imana yo yashakaga kuzamukoresha. Yabonaga ko nitabanza ngo imworoshya noge atazabasha kuzana ubu bwoko bwa Isiraheli, kubera yarazi gutera umugeri igipfunsi. Iyo hagira umuntu umuvuga Imana itarabanje kumworoshya ngo yorohe, yari kubamara, yari kubarohamo igisirikare cy'ikinyamisiri. Ariko Imana yaramugerageje kugeza igihe iki kinyamisiri kimukuramo abo umuntu woroshye rwose, bakamuvuga uko bishakiye, bakamutaramana mu ihema, bakamuvuga mbega ngo bakora bagendanaga, baragendaga bamwiyama, bamutuka, bamubwira ko adashoboye, akabihorera. Ariko iyo ikinyamisiri kiba kitaramuvuyemo, Kora yari kugubanura rimwe agashyira hasi, bikaba birarangiye, amatika akarangira. Ariko yari mu mwuka wera, bakamutunga intoki abareba, bakamurasa amagambo abareba, ubundi bakamwita umuvangirwa bareba, bakamwita umwibona bareba, akabihorera. Ariko Imana idufashe, reka Kora mbe mwihoreye kugira ngo Imana ibimumaremo. Rero ndashaka kubabwira ibikoresho yakoresheje, tubisanisha na bya bindi byagerageje Yobu. Niyo mpamvu nahasomye. Ikintu cya mbere cyababaje Mose, cyamubabaje, nuko aho yamariye kumenya ko ari umuheburayo, Abaheburayo bene wabo ntibamwemeye. Nukuvuga ngo yarazi ko ari umunyamisiri, aho amariye gukura amenya ko ari umuheburayo, ngo mu gihe yabarwaniriraga ngo umuheburayo aramubwira ati niko ninde wakubwiye ngo tubere umucamanza ujute? Baramwamagana, bituma na Farawo abimenya, aramwirukana. Asanga ntafite nationalite y'ubunyamisiri, naho bamwirukanye. No mu Baheburayo bene wabo bamwamaganye, habura icyerekezo, ngo kugira mu rwego yibonye mu Bamediyani ngo ashaka n'umugore wabo.
cyo gisuzuguriro. Igikomangoma kigize imyaka 80 kitagira aho kiba, kitagira ibyo kirya, kitaragira n'inka nibuze ngo ni intama, atari nizi wabo nibura ngo zo kwa sebuka. Reka nongera mvugane n'abapapa. Umva ko ujya wanga kurya ibiryo ngo babitetse nabi, kwa sobukwe wakwivumbura ubiryo uri bon appétit. Bapapa reka twongere tuvugane. Kuko ujya utunga urutoki madamu uti ninde mwari muri kuvugana kuri telefone, ninde kwa sobukwe wamukubita urushyi bakakwiruna cyangwa ntibakugaburire. Nagira ngo mve igisuzugura Mose yari afite, yari atakivuga impamvu utongana n'ukuri iwawe nakugashimira Imana ubwo hari ibyo utari wageraho uri iwawe. Mose ni yariwe yari atakivuga, yarabaye intama nka za ntama aragira, ari intama usota imigera akicecekera, wamuha ibibishya akarya, yabatoza akicecekera. Bene da uzi ko Imana ikugerageza ikaguha umufasha umeze nk'umumidiyani. Uzi ko Imana imanura ibirokoroko wari ufite no kwikangata no kumva ukaze, ikaguha umudamu umeze nk'umumediyani neza, ukajya ubona utari umuheburayo n'ubwo uri umwana w'Imana, ukabona neza washakiye mu giheburayo mu kimediyani. Imana idufashe. Hari umugabo wigize kuntangaza cyane, twasenze ngo abwira umudamu we ati rero mfite gahunda ku itorero umuhanagurishirize rirakote. Hanyuma aje araribura aho ryari riri ngo agira ngo ubwo yagiye kurihanaguza, naho kumba umudamu nyine kuko yari umumediyani aravuga ati se iwe yaryihanaguriza, ngo arikura kuri protomante aragenda arishyira mu gitebo aho ngaho arapfundikira. Igihe cyo kujya mu birori umugabo ashatse ikote araribura, arimubaje ati genda urebe hariya mu bitenga by'imyenda niho riri. Ese wose umumediyani nta kindi Imana yashakaga ni ukugira ngo ujye ugenda uri intama. Nta kindi Imana irashaka kugira ngo igukuramo ubukagange bwose, ugende uri iki, ugende uri intama, ugende woroshye, ugende woroshye, nakogesha amasahane worohe, worohe, nakubwira tutahe kare ko kuyubahiriza utahe kare. Nimba utarataha umuhamagara ati wamaye uruhushya ko ndangije iminota 10, Imana irashaka kugutoza kuba intama. Ariko impamvu ishaka kugutoza kuba intama nuko uzahura n'abantu bagukora mu jisho, uzahura n'abantu bagusota imigeri, wakugira ngo bakubitire hano ku ruhimbi cyangwa bakubitire hariya mu muhanda, ukoreshe ya turufu wakoresheje uri imbere y'uwo mumediyani, bagutuka ubareba wicecekere nk'umuntu udashoboye. Hari Imana igikura amakakama mu muntu, umuntu akagenda yoroshye rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Erega ntabwo ari abagabo gusa, hari gusanga n'ikizuba ndavuga minsi yaragishakiye umugabo w'umumediyani. Umugabo w'umumediyani uri aho ngaho ugusiga ubwo buzungerezi bwawe, akajya kugukorera ibara imbere y'umuja n'umugaragu aho ngaho, kugira ngo wibaze isura yanjye imaze iki, diporome yanjye imaze iki. Ariko Imana igira ngo worohe rwose. Imana idufashe. Noneho mwebwe mu Rwanda nabi, Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza kugeza igihe azambikirwa ikamba ry'ubugingo. Iyo wahuye n'umugore w'umumediyani hari igihe utabyihanganira ati ngombe njye gushaka umuheburayo, ati bingomba kubivamo. Iyo wahuye n'umumediyani hari igihe uyu munsi yakubwiye nabi, kandi Satani ni umukara. Bene data niko bajya bavuga ngo ni umukara, ariko iyo urebye ibintu akora ko kubona ataba umweru. Imana idufashe kandi tugirire neza. Icyakora Satani ni umwuka ajya agenda, burya nawe yagukoreramo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari igihe umuntu ahura n'umugore w'umumediyani akamushikamira, noneho Satani akaba yabimenye, ugasanga uwo munsi muri serivisi urimo ugahura n'umugore uzi neza ko wabuze umugore. Hari umugore umenya amakuru ariko ari intumwa ya Satani, akamenya neza ko wabuze umugore kandi umufite. Noneho ya serivisi umumediyani ataguhaye akaza kuziguha. Udafite ugukuriramo inkweto wakaze gukuriramo, utagira umuntu ugutekera cyaya kakakuzanira, atakubwira ijambo ryiza akagusohokana. Ariko kubera bya bikomere ntiwifate ngo umwangire kuko wabikeneye cyane ukagenda. Ariko aho harimo umutego, uri kurya ibitakugenewe mu butayu, ugenewe ibiryo by'umumediyani kazi, ugenewe igikoma none urajya gushaka kunywa akacyayi, ugenewe kwikuriramo inkweto urashaka uzigukuriramo, urimo uratandukira agarukiraho, nukomeza gutandukira uragwa mu byaha. Niyo umugambi wa Satani. Imana idufashe. Yewe mudamu, hari umudamu yigize kunganira, ariko umugabo wanjye we atubonye umuntu utajya umenya anniversaire
yanjye igihe ibera, ariko buriya yabura anniversaire, yabura na fanta. Umuntu utari wansohokana atari ko hari umuntu ujya umpamagara rwose akibuka anniversaire yanjye. Nyamara iyo ucunze usanga uwo muntu uri kwibuka anniversaire ye ari intumwa ya Satani iza mu ishusho yo kwera, kamubwira ati nje kokomora ibikomere, wavuze ukubwira neza, wavuze ukwambika, wavuze ugusohokana, namara kwiranguza mu mutima wawe ikizakurikiraho ni ukugwa mu byaha. Ariko nyemerera mu gihe udakwiye biryoshye n'unywa igikombe cy'ibishariro ukirangurizamo rwose, ibirori bizinukwe, amagifu tuyazinukwe, kuko atari igihe cyawe. Imana nimara kukwemera izanyura muri wa mumediyani muhindure. Imana nimara kukwemera izanyura mu mumediyani ikazahinduke, kugira ngo ibyo byiza wabuze wongere ubibone, icyama mukagenda nk'uko Imana ishaka. Amina. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Bibiliya iravuga muri Yohana ibice 15 ndumva ari umurongo wa 16, haravuga ngo ninjye wabatoranyije. Haleluya. Ntago ari mwe mwantoranyije, ni Yesu uri kuvugana namwe. Ntago ari mwebwe mwatoranyije Yesu, ahubwo Yesu niwe wagize gute? Wabatoranyije, ngo arangije abashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi zigumeho. Impamvu yavuze kugumaho ni iki? Nuko hari igihe wera imbuto ugakarabya umumediyani ntabibone, ukamutekera neza ntabibone, ukamufurira ntabibone, wageze igihe utapa igihe nakoreye umumediyani utabona, udashima, ngiye kubivamo, ngiye kubireka. Ariko Yohana yaranditse ngo komeza wera imbuto kandi zigumeho. Nuko yarazi ko hari ibintu bizaza kuzikuraho. Komeza wera imbuto, komeza wera imbuto papa, komeza wera imbuto mama, komeza wera imbuto musore iwanyu, komeza wera imbuto aho ucumbitse, komeza wera imbuto mubo mubana. Imana nimara kubona wageze ku munzani uresha, niko Yobu yavuze ngo nimpimirwa ku minzani iresha ibiro byanjye bigashika, ngo nzakurwamo ndi zahabu. Kandi najya mbabwire bene dati, zahabu ku isoko irahenda. Kandi iyo usomye ijambo ry'Imana, zahabu yashakaga kugereranya ubugingo. Iyo wapimwa nk'uko Imana ishaka ukarwana nk'abana b'Imana, ugenda ufite ubugingo muri wowe. Ariko dufite abantu bagenda ubugingo barabutaye, barwana, birwanirira, baca inyuma y'abagabo babo, ngo nuko nabo babaciye inyuma, biba babaye amabandi. Imana yari kabona uri ibandi ry'umurokore, ariko Imana irashaka kutirwanirira. Imana irashaka kutuza ukagenda uko Imana ishaka. Imana irashaka kurindira. Yewe wa mushomeri we ubona byagucanze ati nabonye ungurira ikanzu, nabonye ungurira agafanta, nabonye umuha akazi. Imana irashaka kupimwa ukabifitseye, igenda nk'uko Imana ishaka. Numara kwemerwa uzarya ibyiza byo mu gihugu nk'uko Imana yabiguteguriye. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga. Yo baravuga ngo erega na makuru ari kuduha, erega haracyariho ibyiringiro. We warunaniwe kubwo kugezwa, erega haracyariho ibyiringiro ko igiti gitemwa rwose ugasuzugurwa, erega haracyariho ibyiringiro ko wamburwa ijambo, erega haracyariho ibyiringiro ko bene wanyu bakwanga, haracyariho ibyiringiro kuta ibintu byawe bikagushiraho ngo, ariko haracyariho ibyiringiro ko wakongera ukagarukirwa n'Imana. Iyo Imana imaze kukugarukira rwose, ibiro byawe byashyitse, ikugarurira bene wanyu, ikugarurira ibintu, ikugarurira umugabo wagutaye, ikugarurira umugore wakuretse, ikuzanira umugeni ukamubona, iguha abana kuko wamaze gupimwa. Icyama ugapimwa nk'uko Imana ishaka. Niki Imana ishaka kureba mu mutima wawe. Kandi ajya mbibutse ngo mu gihe cyo gupimwa Imana ntivuga. Abantu badaruka kuvugana n'Imana bihangana. Abantu badaruka kuvugana n'Imana ngo narasenze, ngo imbwira iby'ibintu ndi kugendamo, ngo ubushomeri mbwira iki bivugaho, ngo ibyo uyu mugabo mbwira iki bivugaho, ibyaba bana iravugaho iki. Imana ivugana nawe utari winjira muri iryo kosi ikakubwira. Iyo umaze kwinjiramo neza rishyushye, aba yicaye hariya ngo profeseri arindira igisubizo uri butange. Iyo amaze gutanga ibizami, profeseri yihagarara hano arimo serve yareba umuntu kopera gusa. Ubu hano harimo abantu bakopera bakajya kuguza muri banke, Imana itavuganye nabo ngo bareko bakira ubutindi.
abantu bakopera bagatendeka kuko atari yabona umugabo umubwira ati reka mbe mfashe n'uyu nguyu ntawamenya. Hari abantu batendeka ariko na wikopera. Hari uri gusiriveya nagufata araguha zeru kandi naguha zeru arakwirukana. Usibye no kukwirukana urasibira icyamu ukajya nuko Imana ishaka. Ibiro byawe nibyuzura urakurwamo umeze nk'izahabu kandi Imana irakugirira neza. Nagira ngo sengere umuntu wumvaga nawe yarangiritse. Wenda wumva warangiritse uvuga ati ariko niyo yavuze cyangwa siyo, ariko niyo yanshingiye cyangwa siyo yanshingiye, ariko niyo nkorera cyangwa siyo nkorera. Ese naravangiwe? Ese wa muntu aravangirwa n'uri yaravangirwa? Ese ko Imana yari ukimbwira ngo ndi umwana wayo mpfurupfu rubi gutya kubera iki nteshwa agaciro guta? Ariko haracyariho ibyiringiro. Nagira ngo wowe wari wacogoye, wari wanamutse, wongeye kumva amazi akubwira ngo izagaruka ibigenze neza. Rega niko umuririmbyi yaririmbye nuko ntazi kuririmba, ariko ajya aremba ngiraje ibigenze neza, Imana izaza ibigenze neza rwose. Wowe wumva aho ni wirwaniye ugakora bya byaha byose twavuze ukagira abantu tuku, ukagira abantu wanga. Ubu hari abantu bakura abantu muri telefone ati sinzongera no kumwitaba. Hari abantu bavuga ati mva sinzongera no kubiteka. Hari uvuga ati sinzongera kujya kuririmba. Hari uwanzura ati sinzongera gusenga niyirije igihe nasengeye. Hari uwanzura ati igihe nagiriye neza abantu none banyitura inabi sinzongera. Hari abantu bafata imyanzuro kubwo kunanirwa, ariko haracyari ibyiringiro ko Imana yakugarukaho ikagushima abantu bataragushimye kandi ikakugirira neza. Mose yageze mu Egiputa kandi ubwoko bwa Isiraheli yarabuzanye. Na n'ubu ni umucunguzi w'Abisiraheli, niwe twibuka. Indirimbo ya Mose iraho irateguwe, nubwo yabanje gusuzugurika ariko icyubahiro cy'igikomangoma n'ubundi yamugarutseho arongera arubahwa rwose. N'abantu bamuvugaga Imana ibateza ibibembe ngo kuko ngo yari umugaragu wayo ukiranuka rwose. Imana yagutangira ubuhamya. Nagira ngo nsengere mwene abo bantu nimbe bahara, ariko ubundi ijambo ry'Imana yaryumviswe abari ibyo abari kugenda ugashyira mu bikorwa. Twamenye ko hari n'abantu bahaguruka gutyo gusa bakagaragaza ko batsinzwe ariko ntibashyire mu murongo. Ikigenderewe cyane nuko ibyo wumvisha aho watsinzwe ukagenda ugashyira mu murongo. Ariko n'ibiganza by'abatambyi nabyo byarasigiwe kugira ngo bituramburirweho. Imana yacu tubabarire rwose. Nabwo wumvishe turi mu nzu y'Imana, wageje hano hari abatambyi bakagusabira imbabazi imbere y'Imana. Wowe utareza imbuto, wowe watandukira ukagwa mu byaha by'ubusambanyi. Hariho n'abarwara bakaremba ngo Imana ntiyabakije bakajya kuraguza. Bakajya kuraguza rwose. Haba hariho n'abafite imishinga, hariho n'abasenga ngo abo babagerageza bapfe. Nahuye n'umudamu uri gusenga rwose ngo umugabo we pfe ngo inkono arazirambiwe. Imana ikakubaraho urubanza rwo kwica uwo muntu. Hoya rwose rindira, icyo ni icyaha kwica abantu b'Imana. Imana niyo ibaha ikigeno kibakwiriye. Imana yo mu ijuru ibababarire inzangano zo mu mitima. Ba mwarimu barabatoje murabanga, abandi bazinuka abagore babo. Iyo usomye mu Bacamanza 19:2 haravuga ngo n'umugore w'i Betelehemu wari ushatse umurewi ngo aramuzinuka ngo amaze kumuhararukwa ngo akajya asambana. Aha muri abo materaniro haba harimo abagore bahararutswe abagabo babo bumva badashaka kubareba. Ariko najya kubwira ngo saba urukundo, ugenda umukunde ndetse cyane, ahubwo utamubwira uti rwose ndagukunda cyane, wirengagiza ibyo yakoze, ahubwo genda umutegurire neza. Nawe mupapa wari wanze umudamu wawe waramuzinutswe kubwo ibintu ubona, genda umukunde cyane rwose kugira ngo Imana iguha amanota. Numara kwemerwa Imana iragukura kuri iyo karayi igusubiza icyubahiro watakaje. Amen. Reka nsabe mwarimu asengere abo bantu. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera